n'umugisha munini kwegera Uwiteka. Ubwo rero uwo mugisha tugitangira ndawubasabiye kuko nzi ko turawukura y'Uwiteka. Nge rero ndi frere Eric musirikare, nkaba ndi mu Rwanda kuri assemblée y'Ibatima. Yisanzure natwe imitima turayikinguye, nuko mbisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mu izina rya Yesu Kristo. Burya rero ntituratinda kuko dushaka kugira ngo duhe umwanya uhagije umugaragu w'Uwiteka hamwe n'umwuka wera. Mbe mugaragu w'Imana, nabonye winjiye, Pastor Jean, karibu Pastor Jean w'Imana, uri Icyangware mu Buganda. Turakwakiriye mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga ikomeye, Imana itugira umwe mu izina rya Yesu Kristo. N'ugutahiriza ku murungu umwe, Imana ibiduhe mu izina rya Yesu Kristo. Nijuru kote nayo imanuke iwacu. Imana ishimwe. Biranditswe mu byakozwe n'intumwa ngo bari mu mwuka umwe, bahuje umutima, bahuje. Ariko izo mbaraga akaboko gafite zigafite yuko gateye ku mubiri. Bigeze igihe kavuga ngo njyewe ndihagije, bakagaca bakagaterera hari iruhande, nta kindi karakora, asambagurika. Nyuma y'iminsi ibiri karaba kamaze kubora. Anje mfite imbaraga, nshoboye gukora umurimo w'Imana. N'abafererike yuko imbaraga Imana iri kuvuga aba ngaba ubwo ari ubwoko bumwe, bakaba bafite ururimi rumwe, nta kizabananira gukora bagishaka. Mbega bera b'Imana, ndabamenyesha ko nijoro tuzarijamo nk'ubuti bukubiranije. Njyewe na mwene data tumere nk'ubuti bukubiranije, umufrere n'undi bamere nk'ubuti bukubiranije, na Satani nawe azatureba adutinya. Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ego ubumwe ni bwiza, mwirinde gutandukana. Nagenzuye na Bibiliya ukomeze. Imana ihabwe icyubahiro cyose. Niyo mwene data yaguhemukira uzamubabarire, ariko ukomeze kuba umwe nawe. Umudamu asambure cyangwa mufite amazu, hari ikintu kimwe niyo waba uzi kwitonda utakwihanganira, n'umuntu waza afashe inyundo ukabona atangiye guhondagura ngo igihe ifite imbaraga, ubumwe bw'intozi bukagatsinda. Hanyuma zikaba ziratondekanye, za ntozi zifite imbaraga zirafatana amaguru, zikaba zikoze ikiraro, abanyantegeke bakanyura hejuru, zikaba zirambutse. Iprobleme yari babujije amahoro bakaba barayirenze, ni probleme y'ubukene bakaba barayirenze, bakaba bagiye guhaha hakurya kubera ubumwe bwabo, bakambuka umugezi. Natwe nitubumwe Satani tuzaba. Kavuga ngo nkuko Eliya yabivuze, Mikaya nawe yaza nawe akavuga ati ya magambo Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Eliya. Imana ibagira umwe mu izina rya Yesu Kristo. Narasomye Bibiliya, ni mu Bakorinto avuga ngo hariho kwizera kumwe. Haleluya. Aba Frank na ba Branham abo bose numwe, natwe dufatanije mu bumwe bwabo. Imana ya Paulo niyo Mana ya Petero, niyo Mana ya Branham, niyo Imana imwe, umugambi umwe. N'Imana nayo iravuga ngo nta kizabananira gukora bagishatse. Imana ihabwe icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Icyampa bize Kristo mu bice 10 kwa Korneliyo babatizwa mu izina rya Yesu Kristo, niko gwakomeje kugera muri Amerika, muri Kentucky babatizwa mu izina rya Yesu Kristo, niko gugeze na Uganda, niko gugeze za Norvege, niko gugeze Swede, niko gugeze no mu Rwanda n'Ibatima. Hose ni umubatizo umwe. Nanga ko umugore yigisha cyangwa ko ategeka umugabo. Iryo jambo ryarambutse rigera ni wacu.
mu bapasitoro babagaho b'Imanizi nta mupasitoro w'umugore w'Imanizi, cyangwa kandi biteye isoni ko umugore ategeka umugabo we. Nzi ku isi iri kuvuga ngo ni uburinganire, bose barangana, ariko Bibiliya yanjye na Bibiliya yabo iri kubwira Gideon ati bwira Abisirayeli abafite ubwoba batahe. Mu bundi buryo abafite imitima idapfundikanije. Ese Imana yagutumye yananiwe kuvuga ngo dufate amacumu, none dufate urumuri rwishe mito, ariko kubera ubumwe baba baravuze ngo ni amina. Ngabo shaka bari kuvuga ngo sindagendera ku ntekerezo zanjye, ahubwo ndagendera ku jambo ry'Imana. Maze bikuramo intekerezo, tibatekereza iby'amabombe, tibatekereza iby'amacumu, Uwiteka aruta bose. Uwiteka ararurwana, baba batsinze urugamba yuko babaye umwe. Bene data ndabinginze nimube umwe. Ari uwa fulani, ari uwa Yuda juu ya kwenda kuzerera, ari uwa Dema juu ya kwenda kuzerera. Sasa mkue nguvu, tukue mmoja. Mungu awabariki kwa jina la Yesu Kristo. Ubumwe ni puissance. Haleluya. Ubajije Gaburiyeli yakubwira ngo nje na Mikayire turafatanije. Haleluya. Haleluya. Ubajije Petero yakubwira ngo nje na Paulo turafatanije. Byatumye Paulo nubwo yahuye na marayika afata urugendo aje Yerusalemu kubonana na ba Petero, Bibiliya iri kuvuga ngo kugira ngo ndaba narirukiye ubusa cyangwa nkaba nararuhiye ubusa. Mu biganiro bagiranye hanyuma bahana meda association, barabwirana ngo Bepo genda ubwirize mu banyamahanga, natwe tuzabwiriza mu Bisirayeli ariye umwe. Bisaba mpane meda association na Eric, mpane meda association na Janvier, tubumwe. Haleluya. Ubumwe ni imbaraga. Amen. Uwiteka abaha umugisha mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Mbega Imana yavuye ku cyavu, yavuye mu bwoko bwacu, impindura ubwoko bwera. Iyo Mana yabikoze, vraiment mumfashe tuyikomera amashyi. Ishimwe cyane mu izina rya Yesu Kristo. Tutabakereje, vraiment iyo niyo message Imana yari yadutumye. Ibyo tutavuze Umwuka Wera akomeze abibigishe mu izina rya Yesu Kristo. Ubumwe ni imbaraga. Imana ibagire umwe. Shalom, shalom. Amen. Yanyihereye agakiza inyuma kuririmba ngo neno la Mungu ni tamu. Amen. Iri jambo ry'Imana ryari rifite ubutamu kabisa. Hari saa 4:53 umukozi w'Imana yavuze ijambo ati inama nabagira nuko twese twaba umwe. Nahise ndeba ku isaha avuze iryo jambo, none iyo nama niba muyemeye tugakomeza tukibera umwe, niba muyemeye Imana ibahire cyane mu izina rya Yesu Kristo. Kandi mwumvise ngo agasimba kari konyine, igikoko cy'amakari kirakarya. None rero uzivana mu bafurere akivana mu bandi, ako kanyama karyoshye karyohera ingwe, karyohera intare. Ubwo rero tubumwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndikumva nta bindi nakongeraho, byari biryoshye kandi binyuze imitima yacu. Ahubwo mumfashe ubwa mbere tubwire Imana ngo habwe icyubahiro. Kabiri nanone tubwire umukozi w'Imana turi kumutera utuwa ngo Imana iguhe umugisha. Rero ubwa gatatu ndi njyenyine nsabiye umugisha bateranye bose mu izina rya Yesu Kristo.
kuko abatambyi ngo bari bagenewe gusabira umugisha ubwoko bw'Imana. Ubwo rero abateranye, Imana nibasukaho imigisha mu izina rya Yesu Kristo. Iyi asambure generale, iki giterane kinini vraiment kibaye cyiza cyane. Kuba abafurere b'i Buraya, abo mu Rwanda, abari muri Amerika, abari Australia, bemeye ko duteranira hamwe, ubwo Imana iri gukomeza kutuzirika hamwe, iri gukomeza kutubohera hamwe. Ngewe ntabwo nzemera gukomeza kubwiriza njyenyine, nzajya ndabwiriza ndi hamwe n'abandi. Ntihazajye hagira n'umukozi w'Imana uvuga ngo reka niherere ndi njyenyine. Na Frere Branham ngo yaba byari binkundiye ngo twese tubirire hamwe. Ubwo rero ndi kubura ibindi navuga, abasaza baravugaguzwa, reka ndekeraho ahubwo nsabe umukozi w'Imana Janvier asenge, nakingure mikoro asenge, adusabire twese hamwe. Abantu bari ku rugamba izina ry'Umwami. Witeka turagushimiye kino gitondo kuko uduhaye witeka inkomezi, duhaye imbaraga izina ry'Umwami. Witeka tugisha uburyo bwose, witeka umukozi w'Imana ukoresheje mwami, witeka umugisha izina ry'Umwami. Mana we ugisha abateranye bose, ugisha aho baherereye bose, witeka wifuje kuba umwe kuko twumvishe neza neza nibwo imbaraga iboneka. Witeka yifurije umushibaje na bene data izina ry'Umwami kuko yifuje wa Mana we, witeka imbaraga, witeka ubwabwo Imana atwifurije, witeka natwe turayifurije izina ry'Umwami. Amen. Rero natuwe neza kumva amagambo yawe, ni byiza, ni byiza. Ubwo rero wa Mana ukomeje kubitaho, witeka natwe turabyemeye, witeka izina ry'Umwami. Amen. Rero imbaraga yaherekeje ijambo, witeka hagati yacu, baba aho baherereye hose, abarwayi bose bakire izina ry'Umwami. Amen. Amen. Ata twese witeka ari ngombwa ko dutandukana, ariko dukomeze buri wese akomeze uko ari we mwigisha w'ukuri, ukawera ni we mwigisha w'ukuri, ukomeze utamagirize buri muntu wese wacu na mwene data n'Umwami Yesu Kristo. Amen. Witeka reka buri muntu wese ajye gusubira mu icumbi rye, ubane nawe, umuntu wese witeka agire n'ikiganza cyawe.